Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubone kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Nkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bakaba bacitse urundogoro bakimara kumenya cyangwa se kubona iby'aya amakuru. Ni ibintu bitamenyerewe mu mujyi wa Kigali, aho inzu nziza zirimo zirazamuka ndetse inzu z'ama etaje ziteye neza, ariko haje kuba hagaragara umugabo waje gukora agashya hano mu mujyi wa Kigali, arangije afata inzu y'amabati ya etaje, biragaragara ko ari n'amabati ashaje, ubundi arabigerekeranya. Abaturage rero mu karere ka Nyarugenge bakaba bahangayikishijwe n'uyu muturage wubatse inzu ya etaje y'amabati. Abantu benshi ntibari kuvugaho rumwe kuri aya makuru y'uyu mugabo waje kubaka etaje y'amabati mu karere ka Nyarugenge, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali. Nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa, ushobora kwibaza ute se uyu mugabo ni iki cyamumaze ubwoba kugira ngo akore ibi bintu byo kubaka etaje y'amabati ndetse ashaje, ndetse bikaba byanakomeje kugenda bitera impungenge abaturage. Ushobora kwibaza ute se ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge n'ubw'umujyi wa Kigali bwaba buvuga iki kuri iki kibazo cyaje kugaragazwa n'abaturage hano muri Kigali, ko abaturage bo muri kano karere ka Nyarugenge bakomeje gutabaza ndetse bahangayikishijwe n'uyu mugabo wubatse iyi nzu ya etaje y'amabati. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru, tukaba tuje kugira ngo tugusasanurire iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho ndetse n'icyaba cyaje gukurikiraho, nyuma y'uko abaturage bo muri kano karere ka Nyarugenge batabaje bavuga ko bahangayikishijwe n'uyu mugabo waje kubaka iyi nzu y'amabati ya etaje. Nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ni inzu bigaragara ko izamuranye amabati ndetse inasakaye hejuru. Abaturage rero bakaba batewe urujijo n'icyateye umugabo gukora iki gikorwa, dore ko mu mujyi wa Kigali hari kugenda hazamurwa inyubako zikomeye ndetse inyubako zigezweho muri iki gihe, ariko uyu mugabo bakaba bibaza icyamuteye gukora iki gikorwa. Mbere y'uko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tugusabe ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntunibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru tujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo birenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tweza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwaika tudatinze rero, reka twanzikire mu mujyi wa Kigali n'iyi nkuru uyu mugabo waje kugerekeranya amabati, kubaka inzu ya etaje y'amabati, ndetse bikaba byateye impungenge bamwe mu baturage bo muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu umujyi wa Kigali. Nk'uko amakuru ari kubigaruka mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, akagari kakora mu mudugudu bumwe, bahangayikishijwe n'umuturage wubatse inzu y'amabati igeretse hejuru. Birumvikana ko iyi nzu igeretse hejuru yindi ni mu gace gatuwe cyane, ku buryo bamwe mu baturanyi n'abakoresha inzira yegereye urwo rugo bavuga ko byenda kuzaza kubagwaho. Ariyo mpamvu batabaza ubuyobozi ngo buze kuba bwakwiga kuri kino kibazo. Umurenge wa Gitega hari kuzamuka amazu yubatse neza bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, ariko hari ahakigaragara amazu yubatswe mu buryo bucucitse, ari naho usanga bamwe bitwikira ijoro bakubaka ibyateza umutekano muke mu baturage, ndetse ibibubaka bikaba byanabateza impanuka, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho na bamwe mu baturage batuye hafi y'aho uyu mugabo yaje kuba yakorera iki gikorwa cyo kubaka etaje igeretse n'inzu y'amabati.
Umunyamakuru yageze kuri runo rugo asanga inzu yubakishije amabati hejuru y'indi iziritseho ibitambaro, mu by'ukuri ubona ko ishobora guteza ikibazo mu baturage bahaturiye kimwe n'umuryango we iramutse isenyutse. Uyu munyamakuru nawe akihagera akaba yaje gusa anugwa mu kantu, aho yasanze iyi nzu yubatse ndetse igeretse hejuru n'amabati. Yaje gutungurwa akimara kubona ibi ngibi, nawe abyibazaho ibintu byinshi cyane. Umwe mu baturage utashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati ni inzu idutera ubwoba, birashoboka ko umunsi umwe izatugwaho. None se mu by'ukuri iki ni igiki yubatse? Umuyaga uraza ibi bibati mubona ukagenda ubitwara, umunsi umwe bizatugwaho. Indakurahiye. Ibi bikaba rero byaje kuvugwa n'umwe mu baturage baturanye n'uyu mugabo waje kuba yakubaka etaje y'amabati, naho uko nawe yaje kuba yabivuga uko abyumva ko bibabangamiye ndetse bafite ubwoba ko isaha ku isaha bishobora kuzaza kubagwaho. Meya w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel aherutse kugaruka ku kibazo cy'akajagari, aho yagize ati imyubakire mu mujyi wa Kigali igengwa n'itegeko riteganya ibisabwa bijyanye n'aho umuntu agiye kubaka. Ntabwo ahantu hose wahubaka ibintu bitemewe n'uko ubishaka, ahubwo bigendana n'ibiteganwa mu gishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Kigali. Aho yagize ati tuributsa abantu ko kubaka byemewe, ariko hakubakwa ibigendanye n'ibiteganywa aho ugiye kubaka, kandi ukabikora ari uko wabyemerewe n'ubuyobozi. Byumvikane ko rero kugira ibyo wubaka byose bisaba kubyubaka ari uko waje kuba wabiherwa uruhushya rwo kubyubaka. Yibukije kandi ko abafite umushinga wo kubaka bakwiye kujya babanza gusaba ibyangombwa mu rwego rwo kwirinda igihombo kitari ngombwa, ndetse ari naho yahereye yihanangiriza n'abayobozi b'inzego z'ibanze barya ruswa bitwaje gutanga uburenganzira bwo kubaka, kandi mu by'ukuri nta burenganzira baba bafite bwo kuba baha abantu ngo bubake. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane y'uyu mugabo waje kubaka etaje mu mujyi wa Kigali, benshi bikaba byaje kuba byabatangaza ndetse bibaza iki uyu mugabo yishingikirije kuba yakoze amakosa nk'aya ngaya. Nguko ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukaho muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu mujyi wa Kigali, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugwe update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, niba bagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibonere mu bambere, inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate uyu mwanya tugushimire wowe wafashe umwanya wawe ukabana natwe kumva aya makuru mpaka kugeza arangiye. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru unaka agaruka.